kurira agarana tagenze bite kurira mama basi ngaho tuzi sibyo tuza mama yakaba sibyo nusibwo iki manuko naze ukora na Steven wese kandi n'umusore ashaka kunshingira Steven basi ngaho tuza sibyo tuza ndahari sibyo basi reka dutaye mu sibyo Fabe shitwa yana wanegije ndakwinginze ndashaka kumba hafi sibyo nakumarira iki urabizi niwe muntu wenyine nyumva ndakwinginze okay ndabyumva sibyo ngaho dutaye mu sibyo Fofo, Karame, umeze bite? ni sawa. Umeze neza? Yameze neza. Urabona umaze kuba inzobe. Ntabwo ari cyane. Si wumva udakumbuye iwanyu? Oya, ntabwo makumbuye. Ntabwo ukumbura ababyeyi bawe? Ntabwo makumbuye kuko nangase kuri nka mama. Ko ntacyo nkubura nagufata nka mama nyine. None se, kugira ngo mubaze. Urabona mba ndahari ndi mu kazi. Umunsi nibwo nabonye akaruhuko. Yego. Abana bakobwa banje iyo ndahari bumva banganira ufite. Iyo udahari mba numva bavuga nyine. Numbeshye. Numbeshye. Ntabwo nkubeshye. Iyo udahari mba numva bavuga nyine ngo ko baguhaye amafaranga. karibu twicare Banyu nahanga. Sawa. oya Heza. bakirize ikizi ntago ari cyane Dushaka amazi. amazi se basi nkaji Oya. amazi murashoboye kambazane Umva ye nuko nyine nawe uzi ko hari ibintu byinshi. Ushiso ntabwo mbona gukuna ameze. Erega sa nkaho uzamwitegereza urebe. Ararenze. najyaga mvuga narabona Ngo harebe rero. ari mu duce Twe turi kugaruka nyine hano iwanyu harenze. oya ntabyadanje namwe mujye mugabanya ibikabyo Nabyibikabye. oya se ese we murabona amasomo ameze gute Ishyamba. Amasomo ukuntu ameze nyine urebye. Hari ikintu nyine tuba tutari kumva nko muri shimi. ese ubwo ni iki mwajye mumbwira nkababwira Haryo urabiziho. mfata kirageza agashimi nyine kamate ko karanariye ariko gashimi Tuba twagize ubwoba bwo kukubaza. Ariko Nese ubu nteye ubwoba. tuzakubaza. nawe urakabije Umva twebwe byaducandisha imi neza mwarimu araza akavuga. cyangwa uriya mwarimu niwe mwanga ko akagira amahane yavuga Ariko nako arakubita. navuga. Ikibuno cyarahiye maze. Ahubwo wowe ugira amahirwe kuba atakubita kuba wumva shimi. mujye mumbwira mbasobanurire Amafaranga? Ndetse umva ubivuga. Murerwa cyangwa Betty? Ni Betty. Niwe mbyumvana cyane cyane. Basigaye atekereza ngo bamuhaye amafaranga. None se mama yaba ari byo nyine? Muke? Yaba ari byo koko? Birakureba se? Mushige. Urashaka inyungu zo kujya kubahereza. Genda utunganye icyayi dore umugoroba urageze. Kamwe nasigaye atekereza ngo nari amafaranga. Arakoze cyane umashima. Ariko ubwo hari ni sawa. None se sho kwigiye numvisha amakuru nyine ko ukuntu uri kuvuga kuri Betty no kuri wawe. Yaba ari byo ngo mama aramutonganya gutya na gutya nyine ngo wenda
tukamushingira nyine umusore adashaka yaba ari byo akamakuru aragenda ubwo sibyo mwabikuye narabyumvishe nanjye ahubwo biranangaza ariko nyine twaraburanye mbura ukuntu mbikubaza tubwire ariko abantu bagira amakuru mana we sha nyine pe murabizi nk'abantu twigana nk'abantu b'inshuti yanjye sinababeshye samva mama bangamira Betty mama nyine urumva hari umusore waje witwa Steven afite ikintu cyitwa amafaranga afite amafaranga araza yigira inshuti kuri mama ati ndashaka uriya mukobwa w'inzobe mukuru undi ati subuye ati Betty uriya mukobwa mukuru napereje numva ko yitwa Betty ati cyangwa ni murerwa ati reka uriya mwana w'umunyeshuri se namumaze ati ndashaka Betty shasara namukoda kareka bigo biba bingana kuri asibye buhehese yabamubazi umwana ungana n'ibirwara ariko shasimbizi bitewe n'ukuntu amwihomaho bitasha noneho mama we mama cyo kora aramukubita byanyabyo pe agafata inkoni akamukubita inki akubita nanjye bwanjye ubwoba bukanye ca nkavuga se mwubahuke mutuke mukorera iki agenda karanyishe Betty we yenda kuziyahura nabuze nyine twabuze ikintu dukora sha nyine no kihangana nyine mukumvira mama nyine kinababwira mukumva subureka nkubaze mama wawe aturutse hari akaza akakubwira ngo uriya musore ndashaka ko mubana ntumuzi ntimwakundanye none uzi ibikorwa bye uwo musore aranagukubita wakemera kubana nawe reka ahubwo mumfashe mumbwire basi mungire nk'inama ntoya nabwira nka mukuru wanjye bazi ngiye kuko ndarambiwe ibyo bintu ntabwo byashoboka umva ibyo bintu ni ibya kera kuko iyi viziyo umuntu abana n'uwo ashaka ibyo bintu by'amafaranga twaragerageje byaranze twagerageje ko dushoboye cyangwa se mama wanyu muzamuganirize mwitonze mwumva mubwira ati nyine mumusobanurire impamvu ahari azatuza amafungo umutwe ntabwo nzi niba yakunda biragoye kujya mu mayumve nese ni ikihe kibazo gituma mama afunga mu mutwe niba kururwa n'amafaranga y'urwo rugabo niba kururwa n'ubutunzi bwe niba yarayamuhayeho natwe gacu ntabwo tuzi ikimukurura tubona za Steven urugurinjira Steven wakata warya Steven nyine yabaye indirimbo mu rugo ntago tuzi imwe yaburakeye niwe yayisimbuje ngaho nizira basi nisibura ntago basika bari kwangamira umwana basi ntago ibyo byumva ngari kumushakira uburenganzira ngari kumushakira imitungo none ejo bundi aherutse kumukubita ndaje ndamubwira se umuhoye iki arambwira ngo urukundo ntago rugezweho ngo agezweho amafaranga urumva mama we yishakira ikofi rese urumva urukundo harimo akantu ariko wajyangwa ni yamubyaye bashone se kumutonga bya Betty mu byihorere na mama bazatwishirega shaka gusa mu dusengere turakomerewe basi mu dusengere tureko mama yahindura imyumvire pe azahinduka muzamuganirize rego bizakora biragoye kajye kwashakira nakandi kantu ko kurya bazane tuye tubutose hari amatunda nawe surya amatunda kuko yavuze murakabisha arigana oya turakundana cyane icyabye n'icyo nagera sawa we umvisha story zabo shamazi ngizineye ubwoba ibaze mama ari kunkingira umugabo gutyo ngo na amafaranga hejuru y'amafaranga oya ntabwo byashoboka cyangwa se buriya karakantu twamubwiye bakamwicaza bakamuganiriza yatuze kibazo umubyeyi yabonye amafaranga rero menshi cyane ibyo ntago abyitaho amafaranga neza agatuma ushyingira umwana wawe umuntu ukuze ngo amafaranga ya umwana wanjye kuko asigaye atekereza ko ari amafaranga ntabwo wakinze muraho neza meze mute neza meze mute sha tumeze neza kazi biragenda se ya kazi biragenda ya nta kibazo mwebwe natwe biragenda ya gabara bisanzwe tu mwebwe meze neza okay ndakiboneka n'akazi kenshi ya n'akazi kenshi birumvikana abakire nkamwe umwanya kugira bukeya ya ahubwo abakiriya babaye benshi muri iyi minsi niyo mpamvu tutaboneka abakiriya baharuga amafaranga bahari
hari igihe aboneka hari igihe abura ibintu bihora bisimburana ibisanzwe niko bimeze ndakubona ariko umeze neza biragaragara no ku maso bisanzwe wow so rero ikintu cyari kinzanye umuhungu wanjye twaganiriye ambwira ikibazo cy'umukobwa wawe ko ari kumwitaza bimeze biti rero nawe uri umubyeyi abakobwa urabizi ko rimwe na rimwe hagiye wenda amutinya cyangwa ataramwiyumvamo neza ko ndumva nta kibazo kirimo hagati yabo gikomeye ntacyo ariko buri kimwe cyose uracyuzi ugomba kumvisha umukobwa wawe ko agomba gukunda umuhungu wanjye kumwumvishe se mva mata nukuri ko Imana nako nagiye ndamuganiriza ese Steve sinamubwiye ko Steve nawe rwose naramubwiye ngo yihangane nagara amwiyumvamo neza ariko azamwumvamo igihe cyari azamwiyumvamo igihe cyahari ariko ntiwirengagize ko twabahaye amafaranga twaganiriye byinshi sinanakubwira amani ibibazo nahuye nabyo mu kazi cyageze gute se kandi mwana ufite boss wa fake boss yarandaburije boss hari ibibazo byabaye mu kazi boss wawe se yego mani wawe sikara umwana mwiza ubwo mwapfuye ikira ntago umuzi ushobora kuba mani umubarirwa mani bro amakuru ngenda yafite mu myaka yawe umaze ukora kana kazi mani reka nkubwire bya muniga agira amafuta utabona agurira muniga mbona rimwe leta izanamufunga uriya muntu yampaye nyine ndamukorera muri company hazamo ibibazo nyine atari nanjye biturutse ko urumva hari umukozi yari yampaye ngomba gukoresha atanyemerera kumuhindura ambwira ko ari ngomba gukoresha wenyine ibibazo ntibijemo umukozi ayica ibintu abarinjye bishyiraho bazanga nkoreye iki se oya urumvikana niwe wari wamuzaniye umukozi oya nabanje wamuzanye niwe wamuzanye ubwe niwe wamuzanye ariko amushyira mu maboko yawe amushyira mu maboko yanjye ngo ninjye ugomba kumukoresha kandi ntemerewe kugira gute kumuhindura ngo mbe nazana undi mu gihe ibintu byapfuye mu minsi ishize uwo mukayita sinawe gukoresheje amakosa cyasana mu minsi ishize uwo mukozi araza boss yagiye hanze ibintu arabyica birapfa amagara boss wapi telefone ntiriho ari hanze mu gihe muri ibyo ngibyo boss aje ibintu byapfuye musobanuriye ngo wapi uzi ibintu yankoreye se yankasa amezi 3 se adahembwa ubu babihute simari man muniga yarampe ufite umuryango ufite umudamu n'umwana sha nyine naringinze ndinginga arambwira ngo nze gukora neza ngo nzarebe uko abigenza nkuriyeho ukwezi kumwe abiri se ni make urebe ibi bihe turimo iyo bigwa impamvu umuvandimwe amamagaye akanyiyambaza ni impano usogira ngo ukundi ntabwo ari uya kukuguza amafaranga noneho man hari nawe nari mfite ikibazo cyaje kuvuga gabana nubwo twahirukanaga kubera akazi kenshi nanjye mba ndi bize no kuko amafaranga noneho man ni petit frère wimbwa ibintu nawe yankoreye ntago habyumva mu petit frère wawe si ibintu yankoreye muha amafaranga ngo shirira madamu mu cyaro kubera staff ndimo z'akazi tanyemerera kugenda uzi ibintu aho kugira ngo yajyane ajya kuyirira man nagomvise uko byumvishe gira neza ajya nsubiremo wibagije ko twabahaye amafaranga umuhungu wawe yamaye amafaranga yayamaye ugiye gukemura ikibazo nari mfite mfata ari cyo kintu bavuga ngo ugiye gufatira umuhungu wawe yaguhaye amafaranga ariko ntago uzahaye amafaranga yakuye amafaranga ninjye wayamuhaye sibyo rero niyo mpamvu umuntu ugomba kumvisha umukobwa wawe kagomba kubana n'umuhungu wanjye kandi akamwitaho bada sibyo kumwitaho ari ushatse kuvuga nuko kumwitaho ushatse gakobwa kaza bakabakora kakikaraga ntago ari amushaka musi babanye mu nzu umugore n'umugabo bose bamwitaho naramushaka se bisobanura iki none amwitaho ati batabana kankobaza Betty ajya ava mu rugo atiyeka ibyo kurya ashyira Steve no umwana wanjye ntabwo abuze ibyo kurya amwitaho gute ariko uri mukuru bwiya nusoje amwitaho gute amwitaho gute agakobwa kawe ngo karaza umuhungu wanjye yamukoraho akitaza ntabwo twamukoye ntabwo twamukoye murare mubwire shabavuze kuri koko ko nta rubuto rugakure y'igiti
nawe n'umuhungu wawe mwese muri kimwe. Bwira ikikuzanye. Kankubwirire ikintu kinzanye. Mbwira nyine ndakumva. Wa mugore. Uteze amatwi yombi. Umugore we wawe se. Nago wabo. Ariko icyo nshaka. Ushaka iki? Nshaka umukobwa wawe aryamane n'umuhungu wanjye. Urabona urushyihano rugarukije ubutaha. Bwira no. Ushaka kunkubita. Avuze ngo mvira mu. Va, fete. Gira vuba, haguruka. Ese mani ushaka kunyiruka Aha ni iwanjye mani, aha ni iwanjye. Urumva? Azana hano kuko amafaranga siki. Guma nanda bamusa. Ariko ubyumve byo gushyira mu gutwi kwawe. Umukobwa wawe agomba kuryamana n'umuhungu wawe. Umva. Singiye nzagaruka. Zagaruke cyangwa uzabireke. Igegera z'abagore gusa. Barabaye indaya kuva kera ngise kuryamana n'umuhungu wanjye. Rega umuntu w'umumama akabishyigikira. Mayibobo gusa zo mu muhanda. Ntiyabigukora. maze no kumusobanurira mama arasamye. maze no kumusobanurira ibibazo mfite muri na boss. Maze kubimusobanurira mbyate amafaranga. Yanshyire madamu wana sinzaza kandi ugiyeyo mana yabara arayari frere wawe konzi ko famille yanyu mwitonda we kandi bijyaje kugenda bite ma cyaca nanjye cyancanze sinzi ubu birabura bukoye ntabwo kuva no gura mubona kuva wemo nagihamagaye sinzi bugishobora kwa cyari ko nakibwiye ngo kize kuza tuvugane n'ukuri ariko wasanga yafite yenda taragera yatarayemo kandi yaranagarutse inaha birumvikana ku buryo umuntu muri famille yakurya amafaranga reka ahubwo nkibaza mwayangahise namuhaye 50 mani byose none nta abe n'igice cy'icumi yahaye madamu uzibazo mba nifiti mituweli abana nishyuye ndikukumva nk'inshuti urumva kugira ibibazo reka nyamagaye nyibaza mu kazi muri muna wawe wamwizeye reka nyibaza ahantu kira ahubwo manigara koraburije kabisa nimbwa mani wajuvuka n'umuntu akakubera imbwa utarubizi mani ibintu bya famille bya kino gihe niko bimeze mani kitanayifata barahindutse ku buryo usanga ko umuntu wo hanze nkanjye urugero wenda sinivuze ko ndi mwiza ako gasanga mu rutiye famille yawe yo ndi famille zari za kera ugeze mani bikuzaye kuje mutwagutegereje banguka mbona amasaha y'imara nagenda nakiri hano hafi kimukiraza yaje agikuzana kaza gusobanura numve nasanga ari itaye Rwanda aya maze yaba yarageze akamubura ntabwo aza mu madama base ko akunda guhura n'umuntu gasanga nyine ariko nyine wowe mbanze umuturishe gakeya hari yaba yafite tarasesagura kayita yagura Iriwe. Ni sawa. Salamu ma. Amakuru se. Makuru ni meze neza. Yego. Kwa buzera. Ndahari ariko. Sawa meruka. Ari ngo yeruka. Imisi myinshi. Gusa haciyemo igihe nyine nuko cyane kwa kundi sinyine bizengurutse umuntu nyine. Garafure bimeze bitese. Ese urambaza kuntu bimeze man. Nyine urumva cyagenda nakubwiye yuko nanjye mfite ikibazo. Nyine nararebye nagiye kuri wa mujamane nakubwiye yuko ndi bugende nkamubwira akanguriza. Sanga nawe nta tucera afite kandi nifite ikibazo gikomeye. Gusa nyine man. Urabona inda y'umugore njyewe insuzugure njye ntabwo byumva insohore nk'imbwa n'imbwa yanjye ntajya nisohora gutya njye hari ibintu ntari kumva ntabwo mbyumva pe mbega umugore Steve Steven, ndeka. Steve. Steve. Inda y'umugore iransuzuguye. Yes. Ejo inda y'umugore. Steve. Ejo nagiye kureba iranda y'umugore. Yaransuzuguye. Insohora nk'imbwa. Mama, come on. Wasanga ibyo by'abagore kunzi kuri mu gitondo se byagenze barambabarira ndumva mfite umujinya ndamutse mufashe Afre rero cyagiye nyine nakubwiye yuko ikuje kuza wa mutipe akantu amafaranga ibintu buri kuvuga warumva byumvikana wewe Garafure utanye no wowe urazanye nakumena wa musenzi
ku muryango wanjye ugakina n'ibyo bintu ariko se ubwo urumva ibintu bari gukora ari byo mana sani ngo murwane mana niko mana atari wewe ko mukubise igisubizo urakibonye arayaguhaye mana ntago wumva we ntago wumva ibi bintu umuntu kuvukana n'umuntu w'imbwa kuriya ntago wumva ukuntu bibabaza gukora ibintu nka biriya umuntu umaze kumusobanurira ikibazo aragize n'uwari we n'umuntu mu muryango nyine ihangane uso wabigenza kumukubita ntago ari umuti aya ntago ibi ari byo mana ntago ari byo barimo arakora ibintu by'amafutsi aya mana urumva ari kundi ntagira mana kira cyane ntago cyumva umuntu akizera ariko ugasanga kikukora ubugoryo cyane ubasa amaherezo zaba yahe mana kire sinzi ubona amasaha yanagiye reka njye boss ngo ari inama ngo ashaka kudukoresha reka njye kumva ibyo avuga wamenya uri nawe ibyo ari byo reka ubwo tuzasubira nakundi ijya mu nama ariko nanjye ndahe nk'umuvandimwe wawe ntari bimana tugakomeza tuvugane nta birenze kandi ibintu byo komeza kuburana cyane ntago ari byo nari ndaza kuguhamagara kuri telefone tuza kuvugana n'ubwo yagera gukora n'agacupa popo turi kumwe sawa Steven baba mami ni wowe umugore yansuzuguye urumva aransohora Steven ntabwo abyumva Steve eka mubwize ukuri sebo uriya mugore mufashe iyi saha waba ureba umukorera okay kamubwira Steve uri kunyumva ndakumva mami Steve nzongera kukubona na kariya gakobwa ke uravuga Betty Betty no kuri Betty ho rwose rekeraho Steven ndi ku niba ibyo yapenda mama ariko kuri Betty ho rwose mami hoya winza muri sukari Steve mami ndakubaha urabizi ndanagukunda hoya usinzo njye vuga na Betty nagiyeje ariko nta mutima wagira kubera ko watunganye na mama we ubu se nabwirwa n'iki kumwatunganye urumva insohore inyirukane nabi nubwe ngo babarira ngo Betty iryo jambo ry'uramukobwa ngo Betty sinshaka kujya kuryumva uri kunyumva Steve mami ndakubujije uri kunyumva ngo kiraga simushaka